Nongeye kugusuhuza nkubwira ngo hano kuri Chaba Entertainment ni wa muhungu wanyu mumaze kumumenyera, ni Chaba Boy aka Tekereza aka Igihumbi Gitaha aka umwana uzakiza iwabo aka Survivor. Rero Chaba Entertainment yasuye abasore bo muri Gihanga kugira ngo tuganire Gihanga ni iki, ese ikora iki, ni iyihe ntego bafite n'imigabo n'imigambi yabo. Ngira ngo twari tugeze muri ofisi za Gihanga Dynamics, tubashije guhura n'uyu muntu, reka twibwire yitwa nde. Murakoze abakurikiye Chaba Entertainment TV, amazina yanjye nitwa Byiringiro Gilbert, nkaba ndi Chief Executive Officer of Gihanga Dynamics. Ikizwi nka CEO. Yego. Okay, tugize amahirwe yo guhura na CEO, nagira ngo mubaze CEO, Gihanga Dynamics ni iki, ni gute byatangiye, watubwira muri makeya. Mu magambo make nk'uko byumvikana, Gihanga Dynamics ni amagambo abiri, rimwe ni Ikinyarwanda, irindi ni Icyongereza. Aho Gihanga twese tumuzi nk'Abanyarwanda ko ariwe muntu wakiriyetinze ubwami bw'u Rwanda, ubwo tugerageje kubihuza na Gihanga Dynamics, icyo bisobanuye ni uko twebwe tuvumbura ibintu bijyanye na tekinoloji, ariko tugendeye ku gukemura ibibazo u Rwanda rufite, nk'uko baca umugani ngo ijya kurishera ku rugo. Hanyuma iki gitekerezo cyaje gute kugira ngo muyite Gihanga Dynamics? Ese muri Gihanga Dynamics ifite izihe ntego? Igitekerezo ukuntu cyaje, twagiye tubona ibibazo nyine bijya bibaho hano, yaba muri Afurika yaba no mu Rwanda, yuko ibintu byinshi bajya kubikura mu Bushinwa. Nk'ubu rugero uvuze ngo ngiye kugura imashini iteka umuceri, utekereza ko hano hambere ari mu Bushinwa. Ubwo rero tukaba dushaka kurimuvinga iyo gap irimo aho ngaho, yuko ibintu byinshi bituruka hanze, tukagerageza gukemura ibibazo byacu nk'Abanyafurika ubwacu cyangwa Abanyarwanda. Yego. Hanyuma tukiri aho ngaho, uravuga ugira uti iyo umuntu akeneye kujya kugura nk'ibikoresho atatekereza mu Bushinwa, ese mwebwe ni gute mwasanze yuko Gihanga Dynamics mwazajya mukora ibyo bintu? Bikora gute, bikorwa bite? Uburyo bikorwa, ubundi dufite amafiridi menshi dukoreramo, hari abakora software, abakora hardware, abakora 3D design, electronic. Ibyo byose iyo bivanze rero biragenda bikabyara cya kintu kimwe, aricyo nyine cya gikoresho twavugaga, ku buryo gikorwa kikarangira kigasohoka ari final product. Ubwo na serivisi dutanga n'ubundi nazo ziganjemo aho ngaho. Okay. Hanyuma rero naje kubona muri Gihanga Dynamics harimo abasore benshi n'inkumi, ariko ndi kwibaza ngo ni gute wafashe bano bantu ukabahuza kugira ngo mube mwakora ikintu kimeze gutya kandi gishimishije, groupe imeze gutya? Kugira ngo twihuze, ni igitekerezo cyaje cy'uko ubundi busanzwe abantu benshi yaba mu mashuri yaba he biga kuba bakora solution ariko ziri software cyane. Ubwo kandi kugira ngo njye numva ko kugira ngo ukore solution yuzuye ari uko iba ishobora kwinteragitingana na hardware. Urugero, niba ari ukuvuga ngo bagiye gukora umuryango ujya ufunguka automatically, urumva hazaho software na hardware. Ubwo rero kugira ngo twihuze, twaje turi abantu bazi software cyane, twihuza rero n'abazi gukora ya hardware, noneho dukiretinga uburyo bwo kuzajya tubihuza rero uko ari bibiri, ari byo bibyara ibyo bisubizo nyine dukora. Okay. Hanyuma ndagira ngo nka CEO wa Gihanga Dynamics uze kugenda utwereka ku ma project mwakoze, sinzi niba bitwemerere. Ibyo ngibyo nabyo uwo mwanya nugerwaho turabereka izo project twagiye dukora. Okay, murakoze cyane. Murakoze. Nk'uko mubibona twaje gusura CEO wa Gihanga Dynamics, bagenda atwereka zimwe muri project bagiye bakora.
Hano dukora poroje nyinshi, hari n'icyo tutari twigeze tuvugaho cy'uko tugurisha ibikoresho, aho bamwe babyifashisha n'ubundi bakora izi poroje, gusa imwe muri poroje ari nayo mubona hano bahagaze imbere, ni poroje twakoze ya dasitibini iri simati, aho ikoresha sensa mu kudetekitinga umuntu yegereye, aho utaba ukeneye kugira ngo uze ufungure, wowe uraza wayegera igafunguka ugashyiramo imyanda. Ikindi imenya nimba imyanda yuzuye cyangwa ari mike, ku buryo ishobora kukunetwayinga ikakubwira ngo dasitibini yuzuye. Iyo ngiyo rero akaba ari igice kimwe cya poroje tuzakora irangiye, aho duteganya kuzakora sisiteme izajya idufasha gushyira ayo madasitibini mu ngo, bikagabanya ikibazo cyajyaga kibaho cy'uko usanga mu ngo zimwe na zimwe imyanda bayishyira mu mifuka, ugasanga nyine ntabwo kuyihandaringa bigenda neza. Aya madasitibini rero azajya anafasha kuba igihugu cyamenya amadata ajyanye n'imyanda, bityo bikanabafasha gupuraninga nimba bakora ikimoteri gishyashya cyangwa n'ubundi buryo nyine bashaka bwo guhandoringa iyo myanda. Ubwo rero iki ni igice cya poroje kinini, ahangaha ni nkaho navuga ko ari nkaho sitepu ya mbere ya simati dasitibini, ariko hakaba hari na sisiteme igomba gukorwa izajya izikonekitinga zose, ku buryo tutazaba tugikeneye mu mujyi wa Kigali n'ahandi mu yindi mijyi kuba umuntu yashyira nk'imyanda mu mufuka. Muri make ni Kigali ikeye. Noneho kipe Kigali kirini. Noneho hari icyo nanibushe kuvugaho, ngo hari aho mubasha kuba mwacururiza ibikoresho byanyu byifashishwa muri aya maporoje. Ni he twabikura? Ese muratanga kontakiti tubahamagare, cyangwa hari ubundi kuntu mwakoresheje tuzajya tubona ibyo bikoresho ko bikeneye? Ku muntu ushaka kumenya serivisi dutanga n'ibyo dukora, dufite webusayiti yitwa gihangadynamics.com. noneho ku muntu ushaka kugura ibikoresho yajya kuri shop.gihangadynamics.com. Nomero nazo ziriho, gusa no mu kiganiro ndakeka muri buzandikeho, ku buryo umuntu wese ushaka kutugeraho, ufite ikibazo, ushaka gukora poroje ye, ufite idea ashaka kuyihinduramo ikintu gikora, ubufasha bwose, ashaka kugura igikoresho, ashaka ko tumuha idea cyangwa se tukamugira iyindi nama muri bino bintu, yatwegera. Ariko ngewe nk'uko ndi kubyumva, Gihanga Dynamics ishobora kuba ari ikintu kimaze kwaguka cyane kuruta uko twe tubyumva. Kurumva mufite shop ikorera online, mufite n'ibindi byinshi cyane mumaze kugeraho. Ese mwaba hari training mufite cyangwa muri guteganya ku bapeti wenda nk'abo muri primaire? Hari nka training ku bapeti bakeneye kuza kwiga, cyangwa se internship cyangwa professional internship. Ese murabiteganya nka Gihanga Dynamics? Ibyo ni ibintu dufite mu mishinga bigomba gukorwa bidatinze. Umuntu wese ushaka training, hari na porogaramu twatangiye yitwa Gihanga Academy, aho tugenda twigisha abantu, ariko inyura kuri YouTube twereka abantu uburyo watangira gukora ibintu bya IoT, uburyo wahuza software na hardware. Mugiye kuri channel ya Gihanga Dynamics mwabibona, channel n'ubundi ni Gihanga Dynamics nk'uko byumvikana. Ubwo ibindi turi gutegura uburyo nyine bwo kuzajya dufasha nka bagenzi bacu n'ubundi badasanzwe baza aho bahera, tukabafasha kubaha intangiriro, harimo n'icyo twavugaga cyo gutanga ayo mastage, byose turabikora. Sawa, murakoze cyane. Nk'uko mubibona rero, uyu munsi twagira amahirwe yo gusura abasore bose muri Gihanga Dynamics. Ngira ngo kuri kamera zacu muri kubona uyu mujene yatangiye twibwira. Yes, murakoze cyane. Amazina yitwa Mugisha Aime Patrick, nkaba ndi Chief Operating Officer muri Gihanga Dynamics. Nk'uko bivuze Chief Operating bisobanuye iki? Ese abashinzwe iki? Yes, murakoze cyane. Chief Operating Officer cyangwa se COO, ubundi akamaro ke muri company by'umwihariko Gihanga Dynamics ni kwita kuri daily activities of the company, imirimo, ibikorwa bigenda muri company, kubikurikirana umunsi ku munsi. Niko kazi ka COO. Niko kazi ko nyine ukora munsi, cyangwa hari n'indi
n'indi activity waba ukoramo. Yes cyane rwose, ntabwo kaba ariko kazi konyine nkoramo kubera ko nk'uko CEO yababwiye turi technology company, byumvikane ko kuba urimo hano bisaba kuba nyine uri dynamic n'ubundi muri technology. Njyewe rero ndi software engineer. Yes, mu magambo arambuye ubwo ni kugira ngo byumvikane neza, ndi umuporogaramu back end na front end, yego, ndetse na hardware, ibyo byose ndabikora. Okay, ni gute rero ufatanya iyo mirimo ibiri muri kampani ukabihuza? Ni gute ubihuza? Yes, ubundi Gihanga Dynamics, dynamic ubundi bivuga kuba uri umuntu uhora uri adaptive. Yes, ubwo rero bivuze ko apart y'uko mba mfite imirimo nshinzwe muri kampani, ngomba no gukora. Ubwo rero kugira ngo byose mbashe kubimanaginga, ubwo ntegura ni ugutegura umurongo. Yes, umurongo kampani igenderaho, muri uwo murongo rero ntegura no gukora bizamo. Yes, ubwo naho ngaho mpita mbihuriza rero. Okay, hanyuma nabonye murimo abantu benshi cyane, hanyuma ni gute, ni nk'iyihe mbogamizi igihe wigeze wabona muri ako kazi kawe ko kuba wabihuza hagati, urumva ushinzwe abakozi sibyo? Nyine imirimo iri bukorerwemo njye niko ndi kubyumva, sinzi niba. Hanyuma ni gute, ni nk'iyihe challenge wigeze wabonamo ukabona iragukomereye cyane muri ako kazi kawe? Yes, navuga ko nta challenge irimo kubera ko ikintu cya mbere cyiza ni uko dukoranamo hano tuziranye. Ubwo nahita mvuga ko ahubwo ariyo advantage mfite inyorera akazi. Twese nka Gihanga Dynamics team dufite mission na vision imwe. Ubwo rero ibyo ngibyo bihita binyorohereza akazi muri management. Niba twese twumva ibintu kimwe, bivuze ko no kubishyira mu bikorwa bikorwa vuba vuba kandi neza. Ubwo rero navuga ko nta challenge mpura nayo, ahubwo kuba tuziranye kandi twegeranye turi close cyane ari byo bituma akazi kanjye koroha. Okay, murakoze cyane. Urakoze cyane nawe. Nanone kandi nk'uko muri kubibona kugira ngo muri Gihanga Dynamics babwiye ko ari ekipe nini, niyo mpamvu rero muri kubona undi muhungu hano imbere yanyu, nawe akaba agiye kutwibwira mbese n'ibyo akora. Yego, urakoze. Nitwa Pidence Iradukunda, ndi Chief Technology Officer muri Gihanga Dynamics. Uretse n'ibyo kandi ndi Mechatronics Engineer, ubwo urumva ibintu biba bikubiyemo, mba ngomba kumenya ibintu bya electronique, uburyo birimo birakora, mba ngomba kumenya design dukora, ese 3D design, ese ibintu tugiye gukora cover yabyo, ese tugiye gukora enclosure yabyo bihagaze bite. Izo nizo nshingano zanjye hano muri Gihanga Dynamics. Ukiri ku bintu bya electronics, nagira ngo nibaza nti ese bagiye gukora nka project, ni wowe ujya nko ku isoko kujya kubaha ibyo bikoresho, bigenda gute? Ni gute ubihuza? Ikintu cya mbere uba ugomba kumva uyu mukiriya akeneye iki, cyangwa iyo project muri make ikeneye iki. Hanyuma ukareba ese ni ibihe bice bya sirikwi nkeneye, ni izihe sirikwi nkeneye. Izo sirikwi iyo umaze kuzimenya, ziba zigizwe nazo n'ibice na components zitandukanye. Sirikwi urayifata ukayishushanya, urangiza ukayitesingira mu mashini, ukareba uburyo izaraninga, imiriro ukayinjiza, ariko byose bibera mu mashini. Noneho warangiza wabona ibintu bimeze neza, ukabona kujya kugura ibikoresho ukayubaka. Okay, iyo process tugenderaho mu gihe dukora ibintu bya electronique. murakoze cyane. Asante. Murakoze. Nitwa Richard Twagireyezu, nanjye nkambarizwa muri Gihanga, nkaba ndi Chief Marketing Officer wa Gihanga, ndetse nkaba ndi Full Stack Developer. Okay, iyo title yawe wari uvuze ngo ni Chief Marketing Officer. abashinzwe iki muri company? So nk'uko ubyumva harimo ibintu bya marketing. So nshinzwe marketing y'ibikorwa tugira mu projet yacu, gushaka amasoko y'ibyo dukora, ndetse no gushaka strategy zose zashoboka kugira ngo ibyo dukora bigere ku babigenewe ndetse tunamenyekana. Bivuze ngo muri iyo title yawe n'ibyo ukora hashobora kuba harimo na social media n'ibindi byaba ari byo? Biriya byose mubona njyewe uba wabikurikiranye, urumva n'akantu ka social media manager kazamo kugenzura ibyo dupostinga, ibyo dukora,
ibikwiye kujyaho n'ibitajyaho, so byose bica mu maboko ndabireba nkabinonosora nkavuga ati iki gikwiye kujya hanze cyangwa ntabwo kijya hanze. Okay. Hanyuma tukiri aho ngaho, ibiraka biraboneka cyangwa Okay, Ah, ntabwo biba byoroshye kuko urumva hano hari isoko rinini, mu Rwanda hari isoko rigari ndetse muri East Africa hose, kuko twe ntabwo dutagetinga mu Rwanda gusa, ariko biraboneka. Urabona ko bitaboneka ntabwo twaba twicaye hano nk'uko ubibona. Nanasaba abadukurikira cyangwa abakurikira Chaba Entertainment, serivisi dutanga tukaza kuzivugamo ndetse tunazipiningaho, aho wifuza ko twamukorera se cyangwa se ukeneye serivisi kuri twebwe yaza akatugana tukayimuha. okay, tukiri aho, wavuze ko ariwo ushinzwe social media zo muri Gihanga Dynamics. Byaba byiza udusharinze cyangwa ukadusangiza imbuga mukoresha. Okay, sorry gatoya, imbuga ndaza kuzibabwira cyangwa se nazipininge, ariko tutarutse nk'uko nakubwiye ko ndi marketing, reka mbanze mbwira abakurikira Chaba Entertainment cyangwa se n'abantu bamugeza mu rwego rwo kumenya Gihanga Dynamics, tubabwire icyo dukora. Mbere na mbere dukora nk'uko urumva twagiye dukora guhanga software engineer n'aba mechatronics. Ikintu cya mbere dukora mobile application, Okay. icya kabiri tugakora web application, IoT cyangwa se abantu nyine babisobanukiwe banakoresha gakoresho bo barabizi n'ibyo bita internet of things. Artificial intelligence nazo turazikora, cyangwa se tukaba twagufasha project tukaintegratingamo AI, Yego. tugakora icyitwa automation system, ama 3D design turayakora ndetse n'ama embedded system. Okay. Mu social media badusangaho hari LinkedIn, X ariyo yahoze yitwa Twitter, Instagram, YouTube ndetse na Facebook. Aho hose dukoresha Gihanga Dynamics. Cyangwa se bashaka amakuru, hari abantu bakunda face to face cyangwa se bagakunda kuobservinga bigereye ahantu, baza bakadusanga aho dukorera Kicukiro centre iruhande rwa IPRC Kigali. Okay, tukiri aho ngaho, wavuga nimero zanyu bahita bakubonaho direct. Nimero zacu baduhamagara kuri 0788 74 37 033, cyangwa se bakanatwandikira kuri 0788 50 43 75 572. Sorry. Okay, murakoze cyane. Murakoze. Amazina yanjye ni Muhiramasezerano Live, nkaba ndi CIO hano muri Gihanga Dynamics, bizwi nka Chief Information Officer, nkaba ndi na Electronics Engineer mahanga. As electronic engineer, turi kubona imbere yawe hari ibintu tutazi, wadusobanurira nk'icyo kintu kiri imbere yawe kimeze gute, ni iki? Ni ukuvuga ko mubibona aha ngaha, uyu ni umutima w'imashini muri make, niko abantu benshi bakunze kuwita, ariko aba ari PCB. Ni ukuvuga hano icyo njye nkora ni ukureba imashini uko ikeneye gukorwa n'ibyo ikeneye gukora, maze nkayikorera umutima ukwiranye nayo, uzayifasha gukora ibyo ikora byose bikwiriye neza kandi ikabikora neza. Wakongera kudusubiramo icyitiriwe wari uvuze ushinzwemo hano? Chief Information Officer. Abashinzwe iki? Ni ukuvuga Chief Information Officer nshinzwe umutekano w'amakuru yose y'ibintu bikorerwa hano muri Gihanga Dynamics. Ni kubireba ko byitayeho, ko bimeze neza kandi bikaba nta kibazo kirimo cyateza ibindi bibazo ku ruhande. Okay, murakoze cyane. Murakoze. Again nanone ngira ngo muri kubona undi musore, nabwiye ko uyu munsi ari amahirwe Chaba Entertainment yagize mu kuza gusura iyi company. So reka uyu nawe yatangire atwibwira n'ibyo akora. Murakoze. Amazina ni Armand Kirezi, nk'uko bagenzi banjye bagiye babivuga, ni software engineer muri company ya Gihanga Dynamics. Kugira byumvikane neza, ariko ndakeka ari abandi bagiye babivuga, muri software engineer harimo ibintu byinshi biringana na backend na frontend. Njyewe navuga ko ndi full stack developer, ndiringa niyo backend na frontend. Murakoze. Okay. Mbyo ndi kumva cyane, ndi kumva muri gukoresha tekinike cyane z'abatekinisiye. Ndi kwibaza nti frontend ni iki, backend ni iki? Wagerageza gusobanura muri make frontend na backend? Uko byakumvikana tuvuge nka systeme runaka. Frontend, side ya frontend ni ukuvuga uburyo bigaragara ku mashini, ibyo umuntu abona, like nka design ya systeme runaka, iyo umuntu ashobora kuba yabona. Backend ni behind iyo design, uko umuntu akoresha systeme runaka, nk'uko dukoresha nk'irembo n'urugero, reka mvuge nk'irembo, uko
irembo igaragara ni front end side. Sasa uburyo uyikoreshamo wakisesinga amakuru yabo cyangwa hari ibyo usaba kuri sisiteme y'irembo ibikora ibyo bintu niyo backend. Okay. Urumva turabikora byombi, muri make byose ubikora byombi, byose ndabikora. multitask. Is a full stack developer niyo Hey, hi, how are you? Umeze ute? Meze neza. Ko mbona se umeze gutya? Sha dubyore stress ziranyishe zizi projet baduhaye gukora. Oh, none se wabonye project idea? Sha project idea narayibonye ariko ndimo natekereza nakura ibikoresho neza narahabuze. Ko karakemutse. Wabuze igihanga Dynamics? Dynamics. Ko numva atari ubwa mbere nyuma. Fata telefone yawe mwereke. Ujya. Jya muri browse. Andika shop.gihangadynamics.com. Noneho biroroshye. Iyo udafite account ubanza gucreatinga account ugakora sign in. Creating account. Ndabicreatinze yego. Kora sign in. Yego. Wabibonye? Wow. Isiko mbona bya bikoresho byose nabuze biri hano. Byoroshye cyane. Ubu nanagura kandi cyane rwose. Ibiciro ndabona ari make cyane rwose biroroshye. Yewe reka ntangire mbyodaring. Ni ukuri mbyodaring ndabona ari na make. Nawe udukurikiye ushaka ibikoresho byo gukoresha muri projet yawe turahari cyane. Wadusanga kuri website yacu www.gihangadynamics.com. Ku mbuga nkoranyambaga zacu TikTok, YouTube, Instagram hose ni Gihanga Dynamics. Cyangwa ukadusanga aho dukorera ahangaha Kicukiro Centre iruhande rwa IPRC Kigali, tuguha the best service. Mwege ni mutugane gusa ubundi mwirebere ibyiza mubona.